Ubundi muri ubu buzima hari ishema cyangwa se hari igishushanyo ushobora kukubwira gushushanya, ukibaza aho uriho ugihere bikakuyobera. Ibi ndabivuga nshingiye ku ki? Ndabivuga nshingiye cyane ku buzima bw'umugabo cyangwa se bw'umuhanzi witwa Uworizagwira Florian wamamaye nka Yampano. Mu by'ukuri ubuzima bwe njyewe iyo mburebye mbona nta cyerekezo n'iki bufite, kubera ko ni umuntu watezwe imijugujugu, ni umuntu wageragejwe kuva yatangira kwinjira muri uru ruganda rw'umuziki, ni umuntu ibye byose navuga ko byagiye bizamo kidobya kuva umunsi wa mbere yinjira mu muziki. Ibi ndabivuga nshingiye ku ki? Ndabivuga nshingiye ko uyu muhungu Uworizagwira Florian cyangwa se Yampano wa boy nk'uko akunze kwiyita mu miziki yiwe, uyu ni umuhungu wavukiye i Nyamasheke aza kuza i Kigali aje guhiga amafaranga nk'abandi bose, nk'uko waje, nk'uko naje, nk'uko n'uriya yaje. Uyu Yampano rero muri uko kwinjira muri ibyo bintu byo gushaka guhiga amafaranga, yaje no kwinjira mu muziki, aho yagaragaje ubushobozi buri hejuru cyane ku bijyanye n'ijwi ndetse n'imyandikire y'imiziki yakoraga cyangwa se akora. Ibi bintu rero byatumye aza kuba icyamamare mu gihe gitoya, nubwo yagiye ategwa imijugujugu nk'uko nari maze kubivuga, kugeza aho aka kanya byamuviriyemo kuba ari mu maboko ataraye. Ubwo ndavuga ko yamaze kuba yafungwa. Uyu Yampano rero ni umuhungu wagiye ugaragara rimwe na rimwe mu maso y'abanyarwanda nk'aho ari umuntu, kubera uburyo yivugiraga, kubera iki abantu baza kumukunda, kubera ko babonaga ari umuntu nyine udafite icyo yishe cyangwa se udafite icyo atwaye. Uyu Yampano rero ibintu bye byaje kuba bikomera cyane ubwo yaje gutungwa mikoro n'umunyamakuru umwe wa hano iwacu, akamubaza ku bijyanye na Bruce Melody, akavuga ko atamuzi. Bamwe bati Yampano abonye ibintu bimaze kugira, atangiye kwiyemera, atangiye kugira ibiki n'ibiki, wumva nyine ko abantu batangiye kumushyira mu majwi atari meza. Nyuma yaho byaje gukomera ubwo yaje kwinjira mu gitaramo cya The Ben. Icyo gihe nibwo twavuga ngo amarembo ya Yampano yatangiye kuzamuka ajya ku rundi rwego, ariko kandi ku rundi ruhande nabwo atangira kumanuka yerekeza hasi. Nyuma yaho nanone nibwo haje kugaragara amashusho yanakozeho ku bantu benshi, kugeza n'aka kanya hari abantu bagifunzwe kubera ayo mashusho. Ubwo Yampano yari mu gikorwa cy'abakuru, ayo mashusho akaza kugaragara hanze, akaza kwibazwa uburyo yashyizwe hanze. Bamwe bati ni Yampano yashyize arimo arashaka viza yo kujya kuba hanze, abandi bati ni akagambane yakorewe na bagenzi be. Mbese biza kuguma gutyo, bigeza aka kanya Yampano nawe batangiye kwisanga muri dosiye zo kujya kuri RIB. Yampano rero ku munsi w'ejo nibwo yagaragaje cyangwa se hagaragaye amajwi ndetse n'amashusho ye arimo aravuga ku bijyanye n'imibanire ye n'umugore, arimo kuvuga uburyo umugore yamubangamiye kuva yakinjira mu buzima bwe, yewe ndetse anagaragaza ko kuva batangira kubana umugore we yari amaze gukuramo inda zigera muri 3, bivuga ko umugore nta gahunda yo kubana na Yampano yari afite, ahubwo we yishakiraga nyine kuba bari kumwe gutyo gusa biryohereza, ariko nta gahunda yo kubyarana na Yampano afite. Abasenga rero nimusengere Yampano wa boy, abasenga nimusengere umuhungu wanyu w'inyamasheke, kugira ngo turebe ko Uwiteka yaza kumworohereza, kandi nanone dusaba n'ubugenzacyaha ndetse n'ababa bafite mu nshingano, turabizera ko uko byase kose Yampano ashobora kuvuga gutya, ariko nawe afite ibindi bintu yakoze nyuma. Bamwe bati Yampano yakubise umugore, abandi bati nyine nibyo bibazo birimo aho. Tukiri mu makuru ya hano iwacu mu Rwanda, kandi reka mbabwire ko uwitwa Scovia ndetse aka kanya nawe nadacunga neza nawe ari mu mazi abiri. Ndavuga ngo ari mu mazi abira gute? Ndabivuga kubera ko ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo mwabonye amashusho agenda agasakara cyane, cyangwa se ni na tweet cyangwa se inyandiko Scovia yakoze ubwo bafataga ikiganiro minisita w'ububanyi n'amahanga yanditse, ariko akayandika mu rurimi rw'igifaransa. Noneho ubwo barimo kuri televiziyo cyangwa se oneya, bakaza kugira icyo live, bakaza kugira icyo bayivugaho. Noneho minisita we akavuga ko inkuru ye uko yari yanditse batayisobanuye nk'uko yari imeze. Abasaba rero gushaka uko bakoresha uko bashoboye kugira ngo babone abanyamakuru bizeye mu gifaransa, kugira ngo mu gihe hagaragaye inkuru nk'izo ajye abafasha mu buryo bwo kuzisobanura. Ibi bintu rero ntabwo byashimishije Scovia, kubera ko Scovia nawe yahise ajya kumusubiza mu gasuzuguro kenshi. Nibiza kunkundira ndaza gushyiraho iyo tweet nawe uze kuyireba. Mu by'ukuri bigaragara ko yamusubije
uburyo nanjye ntakoresha nsubiza n'umukozi nkoresha cyangwa se n'undi muntu yamusubizanyije agasuzuguro kenshi, ku buryo byababaje abantu benshi barimo n'abakunzi b'iyi televiziyo mama urwa Gasabo. Reka ngushimire wowe twari turi kumwe, nizere ko n'ubutaha turi kumwe, ariko reka nizere ko basi wakoze follow, niba utarayikora ndakwinginze banza uhandire follow. Kuri YouTube naho ni Ndiho Official, naho wanstokinga ubundi ukagenda ukakanda subscribe, tukajya turushaho kubana uko bwije n'uko buke. Ngewe ndi Ndiho Official, turi kumwe, Imana ibandebere icyoroshye.